inshuti bakunzi munkurikira umunsi ku munsi, uyu munsi nifuje kubatembereza Inamugongo. Ese waba warigeze gukorera urugendo nyobokamana Inamugongo? Haba se hari abavandimwe, abaturanyi, abakristo musengana baba barakoreye urugendo nyobokamana Inamugongo? Inamugongo i Kampala muri Uganda ni igice gikorerwamo ingendo nyobokamana n'abakristo baba baturutse hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Basura ibice bitandukanye bigaragaza urugendo rwakozwe n'abahimana b'i Bugande ubwo babaga bashorewe bajya kwicirwa Inamugongo. Abakoreye ingendo nyobokamana Inamugongo birumvikana nyine basura Inamugongo ahubatse bazilika yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga. Aha ndaza kubigarukaho mu buryo burambuye. Basura kandi Imunyonyo. Wenda kure utaragera Imunyonyo niho hiciwe Andereya Kagwa, akaba ari umurinzi n'umuvugizi w'abakateshiste ndetse n'abarimu. Niyo mpamvu y'abakateshiste bakoreye urugendo nyobokamana Inamugongo bajya gusura nyine hano Imunyonyo kugira ngo babashe kumenya amateka y'uyu mutagatifu bisunze. Aha naho ndaza kwagarukaho ku buryo bw'umwihariko. Abakore kandi urugendo Inamugongo muri Uganda banasura katedrali ya Rubaga. Iyi ni kiliziya nini cyane, imbere ikaba irimo televiziyo nini za rutura, kubera ko umukristo wicaye ahagana inyuma ntabwo bareba neza imbere kuri alitari bitewe n'uburyo iyi kiliziya ari nini. No kuvuga ko imihango yose ikorerwa muri iyi kiliziya ibinagaragara kuri izo televiziyo za rutura cyangwa se izo screen nini zashyizwe hirya no hino muri iyi kiliziya kugira ngo umuntu wese waje mu kiliziya abashe kunga ubumwe n'abandi. Abakoreye urugendo nyobokamana Inamugongo kandi basura ibindi bice bitandukanye, by'umwihariko banasura ahiciwe Yohani Mariya Muzeyi. Naho ni muri iki gice cya Rubaga, ariko hakaba ari ahitwa Mengo. Aha rero hiciwe Yohani Mariya Muzeyi hanavubutse isoko y'amazi. Abakristo bahageze birumvikana nyine barahasengera bakiyambaza uyu mutagatifu, ariko by'umwihariko bakaboneraho no kuvoma amazi y'umugisha, nk'uko abantu mu Kibeho mumenyereye ko tugenda tugasenga ariko kandi tukagira n'umwanya wo kujya kuvoma amazi y'umugisha. Aha rero hitwa Mengo naho nuko bimeze. Abakoreye urugendo nyobokamana kandi Inamugongo banasura ahiciwe Posiano Ngondwe. Aha naho hakaba hari kiliziya yamwitiriwe. Abakoreye kandi urugendo nyobokamana Inamugongo banasura ahitwa Kampala Mukade cyangwa se Old Kampala. Aha ngaha rero no hiciwe Matia Murumba, abanyarwanda mu mwita Matias Murumba. Iyi rero ikaba ari quartier izwi cyane hano i Kampala. Hakunze gukorera cyane cyane abo twita abasomali cyangwa se abo muri Somalia ndetse n'abarabu benshi. Aho rero kwari ukubasogongeza. Reka noneho mbereke nyirizina uko urugendo ruba ruteye. Turatangira tugeze nyine Inamugongo nyirizina. Nkuko rero mubibona hani kuri bazilika ya Namugongo. Abahakoreye urugendo nyobokamana binjirira mu muryango bashaka, kubera ko iyi bazilika ni nini kandi ifite imiryango itandukanye. Birumvikana kiliziya nk'iyingiyi kuyivamo utatura isengesho cyangwa se ngo naturire isengesho rikuru rya kiliziya aricyo gitambo cy'Ukaristiya byaba ari igihombo gikomeye. Niyo mpamvu abakoreye urugendo nyobokamana banahaturira igitambo cy'Ukaristiya bakaboneraho gusabana n'Imana.
Iyo rero mwakoreye urugendo nyobokamana birumvikana mugera n'umwanya wo gusabana n'abakristo baho. Aba rero ni abakateshisite bo mu Rwanda bakoreye urugendo nyobokamana hano Inamugongo, bagiranaga ubusabane n'abakateshisite ba hano nyine Inamugongo muri iyi bazilika yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga. Nyuma rero y'igitambo cy'Ukaristiya batangira kubasobanurira ibice bitandukanye bigize iyi bazilika. Nkuko rero mubibona iyi bazilika ni nini cyane, ariko ikaba igaragaza ibice bitandukanye birimo nyine abahuye Imana b'i Bugande. Hari ibimenyetso bitandukanye bibagaragaza, ariko kandi binagaragaza uburyo bagiye bicwa. Nkuko rero mubizi abahuye Imana b'i Bugande bose ni 22, kandi bakaba baraturukaga mu bice bitandukanye, bakaza babashoreye bakaza gutwikirwa hano Inamugongo. Nyuma rero yo gusohoka hano nyine muri iyi bazilika yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga, iyo mugeze hanze yayo cyangwa se mu mbuga yayo, nanone bakomeza kubereka ibimenyetso bitandukanye. Bena mbere murabona uko iyi bazilika yubakitse, bishushanya nyine na ya myubakire yo muri Afurika. Uburyo bwonyine iyi bazilika yubatsemo n'uburyo ikomeye nabyo ubwabyo biteye amabengeza, bigatuma abantu bayirangarira, batangarira nyine iyi myubakire yayo. Nyuma yo kwirebera iyi bazilika iteye amabengeza, mu mbuga y'iyi bazilika nanone bakwereka uburyo abahuye Imana bishwe batwitswe. Bazaga babashoreye babageza hano Inamugongo, bakabarundira ahantu hamwe, hanyuma muri uko kubarundanya bakaguma basenga kandi bakomezanya hagati yabo. Babaga baboshye ku buryo nta n'uwashoboraga kuvamo ngo agire uburyo abatiza bagenzi be, kubera ko nyine iyo bageraga hano babaga baboshye ntawe ubasha kwinyagambura. Bamaze rero iminsi igera kuri 7 niba nibuka neza, basenga kandi basingiza Imana, mu gihe abishi bakoranyaga inkwi zo kubatwika. Nuko rero ku munsi wabo wo gupfa igihe kigeze, bacaniriye umuriro. Nkuko mubibona hano baragaragaza nyine iki kimenyetso cy'inkwi bakoranyije muri iyo minsi bamaze bategereje, hanyuma nyine izi nkwi zikaba arizo babatwikishije. Bose rero babarambikaga hano muri inyenga y'umuriro, ubundi bakabatwika kakahava. Nuko ariko no muri uko kubatwika bapfuye basingiza Imana. Nyuma rero yo kubasobanurira ibimenyetso bitandukanye, hepfo gato ya bazilika hari ahandi hantu hatandukanye kandi hateye amabengeza. Abakoreye urugendo nyobokamana Inamugongo bazi cyane cyane iki kiyaga Gihangano kiri munsi ya bazilika. Aha rero ni naho habera ibirori bitandukanye kuri wa munsi nyine wo guhimbaza abahuye Imana b'i Bugande. Nkuko rero mubibona hari ikiyaga. Iki kiyaga ntabwo ari ikiyaga kizanye hano nkuko babidusobanuriye. Arkiyepiskopi wa Kampala ngo yifuje ko iki kiyaga gishyirwa hano ngo kubera iki rero. Iyo bamaraga gutwika iriya mirambo y'abariya bahuye Imana, ngo baramanukaga bakajya gukarabira hano. Ubwo rero Arkiyepiskopi wa Kampala yahisemo ko iki kiyaga kiba hano kugira ngo nyine kijye gishushanya icyo gikorwa bakoraga bamaze kwica bareba maritire. Nkuko kandi mubibona aha nyine ni naho habera ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'abahuye Imana b'i Bugande. Hano hagati rero nkuko mubibona hari inzira nini inyuramo umutambagiro ugana kuri aritari. Uwo mutambagiro rero ahanini bugizwe n'abahereza birumvikana, n'abapadiri kuko babara abapadiri benshi baturutse no mu bihugu bitandukanye birumvikana, n'abepiskopi rimwe na rimwe n'abihaye Imana. Hanyuma bagakora umutambagiro bagana hehe? Bagana hari imbere kuri aritari. Kuko rero mubibona imbere kuri aritari haratwikiriye, haratwikiriye kubera ko nyine ari uhasomerwa misa. Hirya rero mu mpande murabona kiriya gice gitwikiriye, nanone kiriya gice badusobanuriye ko ari ho haba hicaye abanyacyubahiro batandukanye. Urugero nka perezida wa Uganda iyo yagiye muri ibyo birori, cyangwa se abaministiri n'abandi bayobozi batandukanye mu nzego za leta. Ariko kandi nkuko mubona aya mazi hirya no hino hakurya, murabona ko hari n'ahandi hantu hicara ibihumbi n'ibihumbi by'abakristo baba baturutse hirya no hino muri Uganda, ariko ndetse no muri Afurika mu bihugu bitandukanye, yewe ndetse n'abaturutse i Burayi baje guhimbaza uyu munsi mukuru. Ndumva rero ari byo nabambasobanuriye ku bijyanye na hano Inamugongo, hano nyine mu mbuga ya bazilika yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga. Abakoreye urugendo nyobokamana rero Inamugongo ntabwo bagarukira gusa kuri bazilika ya Mutagatifu Karoli Rwanga, ahubwo bagira n'umwanya wo kwerekeza ahitwa Imunyonyo. Imunyonyo rero basura abahuye Imana batandukanye. Reka duhere kuhiciwe Dionysio Sebugwawo.
nk'uko mubizi Dionisio Sebugwawo ni umwe mu bishwe atewe icumu. Ndi kwirinda cyane kugaruka ku mateka yabo kubera ko amateka yabo cyangwa se amateka y'uwahowe Imana umwe nzagenda nyagarukaho uko iminsi izagenda yicuma. By'umwihariko muri iyi mbuga hano nyine bagira gutya bagasura uwitwa Dionisio Sebugwawo, bagasobanurirwa amateka ye n'uburyo yishwe. Nyuma rero yo gusura Dionisio Sebugwawo, abakoreye urugendo nyobokamana Inamugongo bakomereza imbere ahitwa Imunyonyo nyine, n'ubundi na hano kwa Dionisio Sebugwawo ni Munyonyo. Bakagenda bagasura Andrea Kagwa. Hano rero Imunyonyo nk'uko mubibona hari bazilika yitiriwe Andrea Kagwa. Andrea Kagwa rero akaba ari umurinzi n'umuvugizi w'abakateshiste ndetse n'abarimu. Abakateshiste rero ku buryo bw'umwihariko iyo bageze aha hantu bahaturira isengesho ry'umwihariko, ariko kandi iyo bageze aha hantu baboneraho n'umwanya wo gusura imva ye, bakaturira isengesho, bakavugira ishapure ndetse bakaturira n'igitambo cy'Ukaristiya nyine birumvikana muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Andrea Kagwa. Nkuko kandi mubibona basura ibimenyetso bitandukanye biri hano Imunyonyo. Na mbere hari ibimenyetso bigaragaza nyine uko bano bahowe Imana bishwe. Ibimenyetso byose barabisura. Bagasura kandi bino bibumbano bitandukanye nyine bigaragaza uburyo Andrea Kagwa yishwe. Andrea Kagwa rero yishwe aciwe ukuboko ndetse n'umutwe. Murabona ko byose baba bigaragaza. Hanyuma rero wenda ikindi nababwira hano Imunyonyo nuko hari na chapelle, navuga ko ari chapelle, haga chapelle gato by'umwihariko abapapa bose bagiye basura Uganda, kuko ubwo duherukayo bavuga ko hamaze gusurwa n'abapapa babiri niba ntibeshye. Aba bapapa rero bigaragaza ko iyi chapelle ariyo bavugiragamo rozari. Niyo mpamvu rero abakoreye urugendo nyobokamana hano Inamugongo by'umwihariko hano Imunyonyo nabo bafata umwanya wo kuvuga rozari. Muri uko kuvuga rozari nyine baberekana izo ntebe abo bapapa nyine bagiye bicaraho bishushanya ko ari bo bamaze gusura Uganda. Hanyuma kandi ikindi kimenyetso gihari, abayobozi batandukanye iyo bageze hano nyine Imunyonyo nabo bahasiga ikimenyetso by'umwihariko bakatera igiti cy'amahoro. Nkuko rero mubibona iki ni igiti cyatewe na Archiepiscopi wa Kigali Antoni Cardinal Kambanda ubwo yasuraga Imunyonyo cyangwa se Inamugongo ku nshuro ye ya mbere, yahateye igiti cy'urwibutso. Icyo giti rero ngiki kirigaragaza. Nkuko rero kandi mubibona hano hari ibindi bice nyine bitandukanye abakristo bagenda basura. Hepfo gato rero hari gurote y'umubyeyi Bikira Mariya. Hangaha naho ababishoboye baragenda bakavugira isengesho rya rozari cyangwa se na ndakuramutsa Mariya, bakomeza kugenda basura ibi byiza biri hano Imunyonyo. Ikindi kandi nkuko mubibona ni ibice bitandukanye kandi byiza ndetse biteye amabengeza. Hepfo gato rero hano Imunyonyo hari ikindi kimenyetso kigaragaza Mother Kevin. Uyu rero ni umubikira yageze hano Inamugongo anyuze mu kiyaga cya Victoria. Amateka rero akagaragaza ko ari we mubikira wa mbere wari ugeze hano mu Bugande. Niyo mpamvu mubona ko hano naho hari akantu kameze nk'ikiyaga, bise ni ikiyagara cyangwa ni ikidendezi, ariko gashushanya nyine uwo mubikira waje anyuze mu kiyaga cya Victoria agahingukira ahangaha. Aha rero naho iyo abihaye Imana by'umwihariko ababikira bageze hano Imunyonyo baboneraho umwanya wo kwafata agafoto nyine nk'ikimenyetso cy'uyu mukurambere wabo wageze bwa mbere hano mu gihugu cya Uganda, ari nta kindi kimugenza ajyanywe no kwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ababikira rero by'umwihariko n'abepiskopi bakunze kuhagera bakafata agafoto, naho murabona ko ari ahantu heza ho kwifotoreza kandi kikaba n'ikimenyetso kigaragaza byinshi. Iyo rero abantu bageze hano Imunyonyo birumvikana ukubitana n'itsinda ribakira neza. Uyu ni umwana ndetse n'uyu mupapa twahasanze nabo bakira abantu neza, by'umwihariko babacurangira muri izi ndirimbo zitandukanye. Uyu nguyu we rero murumva ko indirimbo yaducurangiraga ari indirimbo yitwa Ni wowe rutare rwanjye.
wowe rutare rwanjye, mana yanjye ni wowe niringiye, nzaguhanga amaso buri gihe ngusaba imbaraga maze ntsinde icyago. Nabo rero twarabashimiye cyane bitewe n'uburyo batwakiriye neza hano i Munyonyo. Hano rero hari ibice bitandukanye abantu bagenda basura, reka ngende wenda mbagaragariza ibyo bice mu buryo bw'amashusho, namwe mugende mwihera ijisho. Ikindi rero nuko iyo abantu bageze hano nanone mushobora gusaba isakramento rya penitensiya, mushobora gusaba penitensiya. Ahangaha nabwo haba hari uburyo icyo gikorwa cyateguwemo ku buryo abantu basaba penitensiya mu rwego rwo kurushaho kwitagatifuza muri urugendo nyobokamana baba hakoreye. Ubwo rero birumvikana hano i Munyonyo abantu nyine banaturira igitambo cy'Ukaristiya muri bazilika yitiriwe Andereya Kagwa, ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. Uko rero kandi nababwiye kuva mu ntangiriro, nababwiye ko iyo abantu bavuye hano i Munyonyo nanone barakomeza imbere gato bakajya gusura ahiciwe Posiano Ngondwe. Hano naho nyine hari kiliziya birumvikana yamwitiriwe, aha rero niho hiciwe Posiano Ngondwe, naho nuko hameze. Nyuma rero yo kuva hano hiciwe Posiano Ngondwe, abakoreye urugendo nyobokamana i Namugongo baragenda bagasura iyi katedrali ya Rubaga. Iyi rero izwiho kuba ariyo yakiriye abamisiyoneri b'Afrika ku ikubitiro, bahakorera ubutumwa igihe kirekire. Ni katedrali nini cyane, ijyamo abakristo ibihumbi n'ibihumbi, yewe ndetse umuntu wicaye inyuma ntashobora kureba imbere kuri alitari. Niyo mpamvu hari screen nini zagiye zishyirwa ku bikuta bitandukanye kugira ngo aho umuntu yicaye hose abashe kwitagatifuza, bitabaye ngombwa ko yisumbukuruza buri kanya areba kuri alitari, ahubwo ajya areba nk'aho alitari iri iruhande rwe. Ubwo rero muri buri mpande zose, mpande zitandukanye, hari screen zitandukanye zifasha abantu gukomeza nyine kwitagatifuza no gukomeza kumenya ibibera aho ngaho muri katedrali ya Rubaga. Iyo rero abantu bavuye hano muri katedrali ya Rubaga birumvikana bakomeza bagana ahitwa Mengo, bakajya gusura ahiciwe Yohani Mariya Muzeyi. Uyu rero Yohani Mariya Muzeyi, nk'uko nabibabwiye ntangira iki kiganiro, iryo zina rye Muzeyi ubundi bisobanura muzehe. Yitwa rero Yohani Mariya Muzeyi. Aha rero yiciwe havubutse isoko y'amazi y'umugisha. Uko rero muzi uburyo abantu iyo bagiye Kibeho mu rugendo nyobokamana bajya kuvoma y'amazi y'umugisha, n'abagiye Uganda nabo bagira umwanya wo kujya gusura nyine hano hiciwe Yohani Mariya Muzeyi, hanyuma noneho nabo bakahavoma amazi y'umugisha, ndetse mukagira n'umwanya wo kuhavugira isengesho kugira ngo naho mubashe kugira gute kwitagatifuriza. Ubwo rero iyo abantu bamaze gusura hano hiciwe Yohani Mariya Muzeyi, bakomereza noneho muri Kampala Mukade cyangwa se Old Kampala. Ahangaha rero ni Kampala ya kera, cyangwa se ya Kampala twavuga ngo takigezweho. Kampala ya kera nyine, kubera ko biragaragara ko nyine n'imiturire n'imyubakire bigaragaza ko nyine ari bya kera. Aha rero Kampala Mukade hiciwe uwitwa Matia Murumba, abanyarwanda bamwita Matiasi Murumba. Abakoreye urugendo nyobokamana i Namugongo baragira gutya bakagenda bakamusura, bakavugira isengesho, bagasobanurirwa amateka ajyanye n'uburyo yishwe, ubundi bakavugira isengesho bagataha. Hano rero naho hari kiliziya nyine yamwitiriwe. Hano rero banahagurishiriza ibikoresho by'ubuyoboke, usanga hari kampani zitandukanye zicuruza nyine ibikoresho by'ubuyoboke, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. Ubwo rero iyo aho hose mumaze kuhasura, nanone musubira muri foyer de charité, hanyuma ku mugoroba mukaza kugira umwanya wo kuganira ku bijyanye n'uburyo urugendo rwagenze. Urugendo rukunze gukorwa nko mu minsi 3 cyangwa se 4, abantu bakaganira ku bijyanye n'urugendo, uburyo rwagenze, icyo bungukiye muri urugendo nyobokamana. Hanyuma ibyo bikabera muri foyer de charité nyine hahandi mwarasabye icumbi, hanyuma mu masaha mwumvikanyeho yaba mu gitondo cyangwa se mu ijoro, mugatema ijoro nanone mukurira imodoka mukagaruka mu Rwanda. Birashoboka kandi ko nyine waba wifite icyo gihe noneho no kuzana indege, ukava nyine i Kanombe ku kibuga cy'indege cya Kanombe, hanyuma ukagarukira ku kibuga cy'indege cya Entebbe hano muri Uganda.
ubundi ugasura na Mugongo n'ibice bitandukanye bindi by'amateka nakubwiye. Ubwo rero ndumva mu kubereka ibijyanye n'urugendo nahinira ahangaha, ubwo mu biganiro bitaha noneho tuzagenda tureba nubwo abakoreye urugendo nyobokamana basura ahantu hake, ariko aba bose basura nabagiye bicirwa mu nzira. Ngira ngo murabizi, kubakurikiye amateka y'ukuntu bishwe, hari abageraga mu nzira bakavuga bati ariko ubundi muratujyana na Mugongo gukora iki? Niba mushaka kutwica nimutwicira ahangaha. Nuko rero ba Matiya Murumba bagiye bicwa. Yego, hari abageraga mu nzira rero bakavuga bati nta byo kutujyana ina Mugongo, nimushaka mutwicira ahangaha. Iyo bageraga mu masangano y'imihanda no babiciraga nyine ahantu hakunze guhurira abantu benshi cyangwa se kunyura abantu benshi, kugira ngo babatere ubwoba mu by'ukuri abantu nakomeze kuyoboka inzira y'ubukirisitu. Ko rero bakabicira aho ngaho. Niyo mpamvu ahangaha hagiye hubatse izi za kiliziya cyangwa se hose twagiye tubabwira biciwe, hagiye hashyirwa nyine ibyo bimenyetso bigaragaza ukuntu bishwe. Nubwo rero mwumvise aho basura ari hakeya, ariko abaho Imana bose muri rusange muri Uganda ni 22. Mu nzira rero bagendaga babaziritse iminyururu, bavirirana, amaraso agenda ameneka inzira yose, babaga bananiwe mu buryo bushoboka. Ubwo rero n'ubundi kwa ko babaga bamaze gupfa kare mu bitekerezo, hari abananirwaga burundu bakavuga bati ntabwo ndenga ahangaha, niba mushaka kunyica nimunyice. Ubwo bakamwicira aho ngaho, abandi batarananirwa cyane nyine bagakomeza urugendo bakihangana. Nuko rero bamwe bageze ina Mugongo. Ubwo rero abageze ina Mugongo nyine bishwe batwitswe, ibyo ngibyo ngira ngo murabizi. Hanyuma rero muri aba bose bishwe batwitswe, hari uwaje kurokoka wagiye unatanga nyine amakuru atandukanye y'uburyo aba bagenzi be nyine bishwe ariko bagapfa basenga. Uyu rero waje kurokoka nawe muzankurikire mu biganiro bitandukanye, nzamubabwira, hanyuma mbabwire n'ubutumwa yagiye atanga bujyanye nyine n'ubuhamya aba bahoye Imana basize. Maze rero ndabashimiye kandi muzankurikire mu biganiro bitaha, noneho ngaruka kuri buri umwe muri aba 22 bahoye Imana. Nge rero ndi Manase Manirakiza, mwese mbifurije ibihe byiza.